ko watinze sibyo nagutumiraga inzani. Nese ko ndeba gusa nugire icyo nsubiza. Nuko ibyo wambwiye byose nabyibagiwe. Ahubwo se nta kintu watetse ngo njye mu nzu nirire? Cyane kasureba imyenda yose nafuze uburana nabona umwanya. Ntabwo nigeze nteka. Ntabwo winjira mu nzu uteke mwana wowe gifite akabana. Sinateka gute n'inzara yose nzanye koko. Aricara ngaho uri imbanzu yihaga nta kibazo. Dore kandi nanone usuye mu bitaro kuragira ngo twongere turye ibyashirire nanone nka nimugoroba. Nese uragira ngo umere nkawe ibitaro byaremereye ukabijugunya. Nyamara ushaka nawe waza ugaca bugufiya ukongera ukiyibutsa. Uri kumva njye nkugira inama nka mugenzi wanjye. Sawa mugani. Akora usabona rega nize bari igifaransa usenzi ko icyongereza nta gishobora numva ngo kirakomeye kubi. Igifaransa nta kibazo, igifaransa se cyakugora nimba wari ukizi icyongereza cyakunanira. Ni ibintu byoroshye. Naragerageza gareka nde wanyigisha ariko ntabwo napfa kubimenya. Nakwigisha. N'ubu igifaransa waracyumvaga. Cyane cyane nari umuhanga. Wari umuhanga rwose. Ukuri none reka nkubaze nk'akantu umbwire. Ubu ngubu ijambo isuzuma bumenyi. Nimba wari ubizi mu gifaransa ugerageze no mu cyongereza urihindure. Twari interrogation. Mu cyongereza ni interrogation. Interrogation. Sibyo? Urabizi neza? Aho ngaho kuko uragatsinze. Kuko uragatsinze. Nzara yari yishe umuntu. Ntari umwumbati. Meze neza kabisa. Heruka umwumbati. Ifunguro ni iri ngiri kabisa. Ukagira rinyishe pe. Oya wewe ujye ugabanya ifemba ryawe. Tubanze dusenge dushimire Imana yaduhaye ifunguro. Urukumva? Kandi buriya rero iyo uririmbye ubusenze inshuro ebyiri. Reka tuba dutera agakorasi dushimire Imana data mu ijuru bayatugira n'ifunguro. Ngagira ugira vuba vuba nge nimere nabi wa. Turabana b'Imana. Turabana bisumba byose. Turabana umutegetsi utegeka abategetsi. Papa nutanga ibiporezo. Papa nutanga ibiporezo. Papa nutanga ibiporezo. Turabana b'Imana. Turabana bisumba byose. Turabana umutegetsi utegeka abategetsi. Papa nutanga ibiporezo. Amerika papa nutanga ibiporezo. Mu Burayi papa nutanga ibiporezo. Mu Rwanda papa nutanga ibiporezo. Haleluya papa nutanga ibiporezo. Haleluya papa nutanga ibiporezo. Papa nutanga ibiporezo. Akuse kumbona nta morale ufite wadushimira Imana wawe. Ndi kuyishimira pe. Watuza dusenge noneho. Uwiteka Mana ikomeye, Data mwiza, Mana ishobora byose, Mana y'urukundo, Mana imbabazi nyinshi. Turagushimye kandi turaguhimbaje ko waturinze tukaba tugiye kumwuka w'abazima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wakoze kuturinda mu mpande zose twagenze, mu bintu byose twarimo. Uwiteka Mana ni kubw'urukundo rwawe. Ntago ari kubw'ineza yacu, ntago ari kuko dukora ibyiza, ahubwo n'urukundo rwawe wakoze Data.
turagushimye turaguhimbaje ko nasanze mugenzi wanjye ari amahoro kandi nanjye nkaba ndi amahoro izina ryawe nirihabwa icyubahiro tugushimira ifunguro data mwiza tubonye izina ryawe nirihabwa icyubahiro mwami Imana nubwo mugenzi wanjye ari igisambo yari yakanyima mu gitondo byareye byose akabirya wenyine ariko ukaba wongeye kudushoboza kubona irindi funguro mwami Imana turagushimiye urakoze data mwiza ko utubonye rino funguro tweretse imfubyi n'abakene n'abapfakazi abatabonye iri funguro nabo ugende ubiteho nibagira icyo babona izina ryawe rihabwa icyubahiro komeza rero bane natwe uturinde muri byose mwami Imana hari abari mu hirya no hino mu mihanda batabonye icyo kurya abo bose ugende ubiteho bazirikane nabo nibagira icyo babona izina ryawe rihabwa icyubahiro wowe komeza ubane natwe data mwiza komeze kutugirira neza muri byose iri funguro tubonye Uwiteka mwami Imana udufashe kugira ngo ribashe kutugira umumaro kandi Uwiteka mwami tugire imbaraga zo gukorera no gukora ibindi bidutunga byose tubigusabye tubyizeye mu izina rya Yesu urakoze amen. Akose nda yawe niyo bakuroze nibiki sisi yose Imana yimpaye aka kanya nsohotse ngiye kureba mugenzi wanjye wakumangaga ibiryo isubimara kandi iyo nda yawe kuko mbigize naburaye nabwiriwe ibiryo byose birarara ukarya ngiye iyo nda yawe rwose izagusubize wanyu rwose njye ntabwo nabona n'umuntu ufite inda imeze gutya njye nginomize si njyewe nsigiye ese ibintu w'inda yawe wajya umenya yuko mugenzi wawe nawe afite inda ese wagiye kureba uriya muntu adahaze wari uhaze reka hano y'igishoro ihangane rwose ngiye kure umuntu yari akumanze nkajya kumureba ubu nta nubwo wakwihangana kuko ibiryo wariye mu gitondo ntabwo byari bikikurimo ubu nta nubwo wakwihangana ngo umugenzi wawe aze arye ayoboye ugendera ngo urahaze utari nanjye n'ikomeza ndarya iyo nda yawe rwose ngiye iyo nda yawe niba ikomeza gutyo ngiye ntabwo nzashobokana nawe uze gusenga Imana ikubwire ukuntu nanjye yasimbiza ndaburaye koko ihangane rwose ubu ndaburaye ku hejuru y'inda yawe kandi ndabona utaranahaga twari dukeya ese ubwo ko nzabigire ntikuko ugiye ndavuye mu rugo nandi gutemberaho gakeya ndwa n'indi ngiye mu rugo ngiye nandi gutemberaho gakeya murananiye tugira kujya gukora wabikoze imyenda nabifuze yose njyenyine Kevin nawe ntabwo yarahari nibwo agiye mu kanya ntabwo yarahagiye mu kanya ntabwo yarahari nabikoze njyenyine mbere ubu koko murananiye ni gute nzajya ndigomba gaburira buri munsi muramu nkabaga muri wa muke mu rugo nta kazi reka turabona ese tuzabona akazi reka ubu njye nakohereza mu cyaro nirirwa mpiga kugira ndebe ko hari icyo mwarya ahubwo se nta kintu usigaje mana ngo umeye ko inzara inyishe rwose imirire nabi pe imyumbati na semuru ntabwo mwatetse hafi ntabwo tugeze duteka njye nari ndi mu kazi kenshi ntabwo nabibonye shaka iki niba hari akantu usigaje umeye wanatera no mwaka kuko kubizi ubundi waguha kano gakeya ni ngombwa kugira umuntu akuzuriza nyuzuriza ariko reka urakoze yego Keve kandi se uri he ngo bivuga ni ukuri se cishwa se karampfuye koko eho